gusa ufite ishyano wowe ucira mugenzi wawe imanza, ufite ishyano wowe ubitse urwango mu mutima, ufite ishyano wowe ubitse inzika mu mutima, ufite ishyano wowe wikoreje abantu amabuye, ufite ishyano wowe, ufite ishyano wowe. Ayiwe Mana we, tuzagera iwawe ryari? Irebe ibyatumye umugisha wawe ufungwa, irebe ibyatumye ubura icyo ukora kandi udacitse amaboko, irebe ibyatumye umugisha wawe ufungwa, irebe ibyatumye ubura icyo ukora kandi udacitse amaboko. Abatwirukankana batuguye ku majosi, turarembye ariko bakunzi ba Kristo Ariho TV, turabasuhuje. Umwami Imana nabiteho kandi abagirire neza kandi ababere ingabo ibakingira ku manywa n'ijoro. Ndakwibutsa rero wowe wo mu muryango mugari wa Kristo Ariho TV, niba ugeze mo hano vuba kanda subscribe, ukore share ndetse na comment, kandi Imana ndizera ko iraguha umugisha. Hari ijambo umwami Imana yashyize ku mutima, kandi iri jambo uryumve neza, uritekerezeho, riragira aho rikuvana, riragira naho rikugeza. Imana nishimwe cyane. Iri jambo ni ijambo ryanditse mu maganya ya Yeremiya, ibice 5. Turahera ku murongo wawo wa mbere, aho tugarukiriza naho Imana iraba yashimye ko tugarukiriza. Kandi inshuti y'Imana, ndagira ngo iri jambo uryumve neza, uryumve neza. Imana nishimwe, iri jambo uryumve neza. Turahera ku murongo wawo wa mbere. Umurongo wawo wa mbere haranditse ngo, Uwiteka ibuka ibyaduteye, itegereze kandi urebe gukorwa n'isoni kwacu. Uri kunyumva? Imana niyitegereze kandi irebe gukorwa n'isoni kwawe. Muri iyi minsi Imana irebe gukorwa n'isoni kwawe, irebe ibyatumye ukorwa n'isoni, irebe ibyatumye ubura ijambo mu muryango, irebe ibyatumye ubura, irebe ibyatumye ukorwa n'isoni kandi nawe wari umuntu nk'abandi. Imana irebe mu izina rya Yesu. Imana nishimwe cyane. Kabiri haranditse ngo, umwandu wacu wahindutse uw'abanyamahanga, n'amazu yacu yabaye ayabimukira. Uri kunyumva neza? Iri jambo uri kuryumva neza? Umwandu wacu wahindutse uw'abanyamahanga, n'amazu yacu yabaye ayabimukira. Ariko Mana tugirire neza gusa. Uwiteka narebe kandi yumve kandi arebe icyatumye ibi bintu bigenda gutya, kandi arebe icyatumye umuntu abura inzira, arebe icyatumye ubura inzira akigizeyo. Mu izina rya Yesu, niba ubyumvishe vuga ngo amen. Imana nishimwe. Ku murongo waho wa 3 haranditse ngo, turi imfubyi ntitugira ababyeyi, ba mama bameze nk'abapfakazi. Bishatse kuvuga yaba abasaza nabo bari kwibaza iby'iyi minsi, yaba ababyeyi batubyaye bari kwibaza iby'iyi minsi. Niba bari kubyibaza, ubu twebwe ntabwo turi bubyibaze. Niba bari kubyibaza, twe ntabwo turi bubyibaze. Igisubizo ninde ugifite? Wowe iyo urebye ubona igisubizo ninde ugifite?
iri ni ijambo ry'Imana, sinjye naryanditse, ryanditswe n'Imana Data wa twese ikoreye mu bayo banditse uru rwandiko. Imana nishimwe, Imana nishimwe. Aho ababyeyi bameze nk'imfubyi, Imana niturengere, Imana niturengere. Nawe nigutabara aho uri, irebe umutima wawe igitumye ubabara, irebe igitumye ubabara. Imana ikivaneho mu izina rya Yesu, Imana ikivaneho mu izina rya Yesu. Irebe uwo murozi utumye utaruhuka, irebe uwo mupfumu utumye utabaho nk'uko bikwiriye, irebe uwo muntu wakunyaze bidakwiriye, irebe uwo muntu wakwikoreje agatebo, uwo muntu wakwikoreje agasuka. Imurebe, igira ikintu ikora. Niba ubyumvishe andika amen. Imana nishimwe. Ku murongo waho wa 4 haranditse ngo tunywa amazi tuguze, inkwi zacu tuzibona dutanze ibiguzi. Ese reka nkwibarize, mbere ntabwo wajyaga gutashya ku buntu? Hari uwakwishyuzaga? Mbere ntiwavomaga amazi y'ubuntu? Amazi yaremwe nande? Yaremwe n'Isumba byose. Ariko inkwi zacu tuzibona dutanze iki? Ibiguzi. Inkwi imbesi byo gucana tubibona dutanze ikiguzi. Urabibona ute wowe? Urabyumva ute? Iri ni ijambo ryanditswe n'Umwami Imana. Mpaswe kurisoma aka kanya, mpaswe kuri kubwira wowe uri kunyumva aho uherereye uri ku isi hose. Mpaswe kuri kubwira. Imana nishimwe, Imana nishimwe kuri kunyumva. Kandi numara kuryumva ugire umwanzuro ufata. Niba urukizwa ukizwe neza, niba uri uwo kumenya ko hari uwakwibye, umenye ko hari uwakwibye, umenye inzira ugomba gucamo. Imana idutabara. Ku murongo waho wa 5 haranditse ngo abatwirukana batuguye ku majosi, turarembye kandi ntidufite akito ko kuruhuka. Abatwirukankana batuguye ku majosi, turarembye ariko ko kuruhuka. Imana nishimwe, niyo yo kudutabara, niyo yo kugutabara, niyo yo kukurengera. Aho uri hose ntumbwire ngo uratuje. Ufite ibikwirukaho, ufite n'ibikugendaho, ufite n'ibiguhagaritse umutima, ufite n'ibikuruhije, ufite intambara nyinshi bitewe n'ikibi cyakwinjiriye, cyangwa bitewe n'ikibi cyaje muri wowe, cyangwa bitewe n'ikibi waturanye nacyo utazi uko cyaje. Ariko Imana irengere ubwoko bwayo. Imana nishimwe cyane. Ku murongo waho wa 6 haranditse ngo ukuboko twaguhaye Abanyegiputa n'abo muri Ashuri, kugira ngo tubone ibyo kurya biduhagije. Ariko Uwiteka, yewe Mana we, tuzagera iwawe ryari? Ayiwe Mana we, tuzagera iwawe ryari? Mana iturengere. Hari igihe umuntu aba abona ibyo kuvuga bigoranye, ariko nubwo bigoye, mu ijuru hari Imana. Mu ijuru hari Imana irengera abantu, irengera abayisaba, abayitakira ku manywa na nijoro. Ndagira ngo nkumenyeshe ko nta kintu na kimwe kiri kuba cyangwa cyabaye kitari muri uru rwandiko. Imana nikumbere umugisha wowe uri kunyumva neza.
nawe usome iki gice cyose, uraza kugira ikintu uvanamo. Niba uri mukuru, niba ushaka ukuri kuvuye ku Uwiteka, uragira ikintu uvanamo. Umurongo waho wa 7, ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho, natwe twikoreye ibicumuro byabo. Ba data baraterekereye, ba data bararaguje, ba data bakoze, ariko natwe twikoreye ibicumuro byabo. Muri make turi kurengana tutazi icyo tuzira. Ariko mu ijuru hari Imana yo kurengera intore zayo, ziyitakira ku manywa na nijoro. Ndagira ngo nkumenyeshe ngo aho uri, nubwo ubona ari ibintu bitoroshye, nubwo ubona ari intambara, nubwo ubona ari ibintu bikomeye, mu ijuru hari Imana itabara abayo. Nubwo ubona ari ibintu bikakaye, mu ijuru hari Imana ibasha guhumuriza. Hari Imana ibasha guhumuriza umutima w'umuntu. Wowe icyo usabwa ni ugusenga, kuko gusenga bigira umumaro. Kuko umuririmbyi avuga ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga uruti ushaka kureba Imana. Yarakomeje aririmba ngo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa data niho gusa twabonera amahoro. Ushatse kuvuga ngo iyo utabaje Imana ishaka ahicisha icyo cyose kigize ikiraro ku buzima bwawe, Imana igira ukuntu ikivanaho ikacyegezayo. Imana ishimwe, ikakivanaho ikagikumira, igakumirira kure. Imana nirengere abayo. Niba ubyumvishe wandike ngo Mana turengere. Mana urengere ubwoko bwawe. Mana urengere abanyamasengesho. Mana urengere abarushye. Mana urengere abarushijwe. Mana urengere, Mana urengere, Mana urengere. Imana niturengere. Umurongo waho wa 8 haranditse ngo abagaragu nibo badutegeka, ntawe uhari wo kuturokora ngo adukure mu maboko yabo. Iri jambo uri kuryumva neza? Imana nishimwe. Icyo nzi cyo, Imana irahari. Imana irahari. Naho wayihakana ariko irahari. Irahari. Gusa ufite ishyano wowe ucira mugenzi wawe imanza. Ufite ishyano wowe ubitse urwango mu mutima. Ufite ishyano wowe ubitse inzika mu mutima. Ufite ishyano wowe wikoreje abantu amabuye. Ufite ishyano wowe, ufite ishyano wowe uri kundeba. Ufite ishyano wowe wikoreje abantu ibyo nawe utakikorera. Ufite ishyano. Imana ikugereho nawe. Imana ikugereho, isura umutima wawe. Biragatsindwa kwikoreza umuntu ibuye nawe utaryikorera. Urugero, uri ku ishansiye aho bari gukora ikiyede, noneho wowe ugashaka ngo umuyede niyikorera ikintu kiri bumuce umugongo kugira atazongera no guhahira abana be, kugira ngo ukunde ushimwe. Ese uretse agatwara ibyo ashoboye, ntabwo igikorwa cyazarangira amahoro? Ni urugero natanga. Ariko ufite ishyano wowe wikoreza umuntu ibyo nawe utashyira ku mutwe. Ufite ishyano wowe ugerekaho umuntu ibintu nawe utakora cyangwa utashobora. Avuga ati nikibikore nigishake kibe gutya. Wibuke ko nawe ari umuntu nkawe. Imana ikugereho,
nawe. Hano ku murongo waho wa 9 haranditse ngo ibyo kurya tubibona duhaza amagara kubw'inkota yo mu butayu. Yewe inkota yo mu butayu yatwoka, Mana dukize iyi nkota yo mu butayu. Ni ijambo singe naryanditse, haranditse ngo ibyo kurya tubibona duhaza amagara kubw'inkota yo mu butayu. Mana turengere, Mana ni wowe wo kuruhura abarushye, ni wowe wo gutabara indushyi, ni wowe wo kurengera abapfakazi, ni wowe wo kurengera imfubyi, ni wowe wo kurengera, ni wowe wo kurengera buri umwe wese, ni wowe wo gutabara abaremerewe n'ibiruhanye. Mana idutabara. 10 haranditse ngo umubiri wacu urirabura nk'uw'inkono bitewe n'inzara yatwoka. Yewe reka ngarukira nawe ukomeze usomere ijambo. Nta kiri kuba na kimwe, nta Imana itateguje muri iri jambo. Nta na kimwe Imana itateguje muri iri jambo. Bishatse kuvuga ngo rero uhereye uyu mwanya, wowe wikoreje abantu amabuye, wowe utumye abantu badatuza ngo nukugira ukundi ubona inyungu nyinshi, garukira umenye ko abantu nabo ari abantu nk'abandi. Garukira aho. Ikindi wihanire kureka wakire Kristo nk'umwami n'umukiza. Umenye ko Imana iguha uwo mwuka uhumeka ari nayo iha n'abandi umwuka. Bishatse kuvuga ngo icyo yashaka nicyo yagukoza, cyangwa icyo yashaka njyewe nicyo yankoza. Bishatse kuvuga ngo rero umuvandimwe, Imana nibane nawe kandi goye guca bugufi, umutima uciye bugufi. Nuca bugufi, ijambo ry'Uwiteka rizabasha gushyirwa hejuru, Imana izashyirwa hejuru, kandi nawe wongere ugire icyubahiro kivuye ku Uwiteka. Umwami Imana rero naguhaze ibyiza. Reka dusenge iri jambo, Imana iriherekeze, kandi buri wese uri bubyumve, wowe uherereye mu mpande enye zose z'isi, mu bihugu bitandukanye, wowe uri bwumvire ijambo, ugira ikintu uhinduka kandi ufata umwanzuro. Numenya ko wariganijwe, ushaka inzira yakuvana mu kagana no mu makuba. Imana ikugirire neza. Kadusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ufite ubutware n'ubushobozi, uyu muntu unyumvishe, genda ugere ku mutima wiwe, umuhe guhinduka kandi umuhe kureka, kandi umuhe agakiza kanyako, kandi umuhe imbaraga za nyazo, umukure mu bitagira umumaro, umwinjize mu bifite umumaro. Kandi numara kumugarura, ukamugaruza ineza yawe, amenye ko hari n'abandi akwiriye kumenyesha iby'ubwami bwawe, ko uzaza utazatinda. Abiririmba avuga ngo azaza ntazatinda. Haleluya. Nkuko yabisezeranye natwe, azaza ntazatinda. Uyu muntu uko ari busenge Mana agutabaza, yibuke ko uzaza utazatinda. Nsabye nizeye ko uri kumwe natwe, mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen.